mike ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira amashusho y'urukozasoni bya Yampano ari mu gikorwa nyine cyo kwihakabyizi hamwe n'umukunzi we. Kuri ubu ngubu Yampano yareze muri RIB uwashinja gusakaza aya mashusho. Ibingibi nawe ushobora kuba warabyumvisheho, yewe ukaba waranabikurikiye umunsi ku munsi, gusa hari icyo utasobanukiwe kuri uyu muhanzi. Amakuru kuri uyu munsi aravuga ko umuhanzi Yampano uzwi mu ndirimbo zibyinitse n'ubutumwa bwimbitse yahuye n'ihungabana rikomeye ubwo amashusho ye y'urukozasoni yasakazwaga ku mbuga nkoranyambaga. Ubu yamaze gutanga ikirego muri RIB asaba ko uwasakaje ahanwa n'amategeko. Yampano yatangarije itangazamakuru ko tariki 9 Ugushyingo 2025 aribwo yatanze ikirego cye mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB asaba ko Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo akurikiranwa ku cyaha cyo gusakaza amashusho ari mu gikorwa cy'ibanga. Ati natanze ikirego tariki ya 9 Ugushyingo 2025, nyuma yaho Pazo ahita afatwa tariki 11 Ugushyingo 2025. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo ngo yakuranye na Papa Cyangwe n'izindi nyinshi mwamumenyeho, avuga ko we na Pazo yigeze kubana mu nzu imwe muri Kigali mu Busanza, mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe, aho bari basangiye ubuzima bwa buri munsi n'imishinga y'ubuhanzi. Pazo ngo yamufashaga mu bijyanye no gucunga imbuga nkoranyambaga ze no gusangiza abakunzi be ibikorwa bye bishya, ibintu byamugize umuntu wizewe mu buzima bwa Yampano bwa buri munsi. Yampano asobanura ko amashusho yasakaye yafashwe muri Gicurasi 2025 igihe yari kumwe n'umukunzi we. Bari babifitiye ubushake bombi, ariko bagamije kwifatira urwibutso rwabo bwite atari ibizajya hanze. Nyuma yo gufata ayo mashusho ngo yayabitse kuri konte ye y'ibanga, ariko icyo gihe yari akibana na Pazo. Kuba uyu musore ari we wari ushinzwe imbuga nkoranyambaga ze yatumye ashobora no kugera kuri telefoni ya Yampano ndetse no kubona ayo mashusho. Ibyari ubufatanye byahindutse isoko y'amakimbirane ubwo Yampano yasabaga Pazo kwimuka mu nzu babagamo kugira ngo abone umwanya wo kubana n'umukunzi we mu buzima bwe bwite. Ngo icyo gihe Pazo yasabye amafaranga 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abashe gutangira ubuzima bwe bushya. Yampano avuga ko yabanje kumuha 300,000 ariko undi yanga kugenda. Nyuma ngo yamuhaye amafaranga yose, ariko nabwo akomeza kwinangira. Nyuma y'icyo gihe umubano wabo warahindutse, ndetse hatangiye kuvugwa amakuru ko Pazo afite amashusho y'urukozasoni ya Yampano. Byaje kuba agahumamunwa ubwo amashusho yasakazwaga ku mbuga nkoranyambaga hagati ya tariki 9 n'iya 10 Ugushyingo 2025. Nubwo ibi byabaye byahungabanyije Yampano, avuga ko atazigera ahagarika ibikorwa by'umuziki. Yongeyeho ko kandi ibyo byabaye byose yabifashe nk'isomo ryo kumenya abo agirana nabo ubucuti n'ubufatanye, ndetse asaba abandi bahanzi kwitwararika mu bijyanye n'amabanga yabo y'ibanga. Uyu muhanzi avuga ko yizeye ubutabera kandi ko azakomeza gukora umuziki we nk'uko bisanzwe. Afite gahunda yo kujya mu bitaramo i Paris mu Bufaransa tariki 17 Ugushyingo 2025, aho azaririmbira abakunzi be mu mahanga. Hanyuma se uretse iby'aya makuru akomeje kuvugwa kuri Yampano, ubundi mu busanzwe ni muntu ki? N'uruhe rugendo yakoze kugira ngo agere ku bwamamare uyu munsi tumubonaho? Hanyuma se waba wari uzi ko Yampano yaciye mu kiyede? Ibi ngibi nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro twabateguriye uyu munsi kugira ngo usobanukirwe amateka ya Yampano, umenye uko umubona ubu ngubu ndetse n'uko yahoze. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ikaze mu isi y'abamamaye,
aho ubuzima bwabo bwanditse ku cyapa kiri mu masangano. Ubundi amazina ye nyakuri ni Uworizarwira Florien, yavutse mu mwaka w'2000, akaba ari umwana wa gatandatu mu bana batandatu avukana nabo. Yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke, aba ari naho atangira amashuri y'abanza. Nyuma umuryango we waje kwimukira i Kigali, aba ariho akomereza ubuzima mu mwaka wa 2016. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yarangije amashuri ye yisumbuye, ubundi aza kuba i Kigali. Nyuma umuryango we waje kwimukira i Kigali, ariko we ajya kuba mu Bugesera kwa mushiki we. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yasoje amashuri ye yisumbuye, ubundi atangira ubuzima bwo kwibana muri Kigali. Gusa ubuzima ntibwaje kumukundira kubera ko nyuma yaje gusubira mu muryango we, aba ari hajya kuba. Nk'undi mwana wese urangije amashuri yisumbuye, ntabwo yakomeza kwicara imbere y'ababyeyi, ahubwo ashaka icyo gukora. Yamano nawe mu mwaka wa 2019 yinjiye mu kiyede. Icyo gihe yahembwaga ibihumbi 2500 ku munsi. Muri icyo gihe kandi ari umuyede, yari afite umukobwa yihebeye, ariko yaramuhishe ko akora ikiyede. Umukobwa nyuma nibwo yaje kubimenya, ndetse anamusanga mu kazi rwose ari mu kiyede, ahita amwanga. Yamano avuga ko kuri ubu ngubu uwo mukobwa bakivugana, ariko atakongera gukundana nawe kubera ko ngo ashobora kumuta n'ubundi ubuzima buramutse bwanze. Muri icyo kiyede kandi yatangiye gushakisha inzira z'uko yazamura impano ye. Studio ya mbere yinjiyemo ni iyitwa Unlimited Records ya producer Odilo, amufashije gukora video ze za mbere. Nyuma yaje kugirana ikiganiro n'umunyamakuru Emirene, watumye amenyekana byisumbuyeho, kubera ko icyo gihe abantu baramumenye ndetse batangira kumuha amafaranga, ku buryo ngo hari n'abamuhaga ibihumbi 100. Ayo mafaranga yarayarundanyije, ubundi amaze kugira ibihumbi 800 ayoherereza ise kugira ngo yimuke aho bari batuye. Icyo gihe kandi nibwo yabonye kampani ya TP Music yamufashije guhera ubwo ngubwo atangira kumenyekana. Burya kandi ngo Yamano yanyuze mu buzima bukomeye, kubera ko yafunzweho amezi 2 abeshyerwa n'umukobwa w'umuturanyi wamushinjaga kumuhohotera. Nyamara nyuma byaje kugaragara ko yabeshyerwaga kubera ko umukobwa yapimwe agasanga atarigeze afatwa ku ngufu nk'uko yabitangazaga. Igihe Yamano yari muri gereza, yatangiye kwiheba ndetse no kugira agahinda gakabije, atangira gutekereza ku izina rye rya Uworizarwira, atangira gutekereza ko yaba ari ishyano. Yamano kandi yagiye agaragara mu bitangazamakuru, yavuze ko atazi Bruce Melody. Ibi ngibi yabishimangiye avuga ko atari yabona Bruce Melody, bityo atamuzi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo Yamano yaririmbye mu gitaramo cya The Ben cyari cyabereye muri BK Arena, ubundi akaza kuhakura abakunzi benshi, agahita amenyekana cyane kugeza na n'ubu ngubu, ahari umwe mu byamamare by'abahanzi dufite hano mu Rwanda. Avuga ko kandi muri uyu mwaka wa 2025 ateganya kuzakorana indirimbo na The Ben. Bizatinda ariko bizaza. Hanyuma reka turebe Yamano mu rukundo. Ku itariki ya mbere Mutarama 2025 yagaragaje umukunzi we, ubundi abantu batangira kuvuga bati ibi ngibi nibyo cyangwa nibihuha. Mu buryo bwo kugira ngo Yamano yemeze amakuru yavugwaga, yarabyivugiye ndetse ashimangira ko ubuzima butarimo umukunzi bumeze nko kuba muri gereza. Kuri ubu ngubu afite indirimbo zikunzwe, harimo yitwa Bucura, Ndi kwikubita, Si ibyanjye, Ngo, Uworizarwira, Mayibobo, ndetse niyo yakoze yitwa Urw'agahararo. Izi zose ni indirimbo zakunzwe ndetse zikaba zaratumye amenyekana. Ngayo nguko ibyerekeranye na Yamano, umusore umaze kubaka izina hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda, by'umwihariko mu buhanzi. Ni byinshi wajyaga umwibazaho, ariko reka twizere ko usobanukiwe. Hagati aho ngaho niba ufite inyunganizi wayitubwira muri comment, reka tuhahurire.
nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde, hasta la vista.